batsiko yo kumenya ngo baratubwiye ngo mugiye kujya ngo ni sinzi igihugu mugiye kujyamo ngo muri honeymoon. Twavuga gute ko projet zanyu zigiye gukomeza gute noneho za Zuby comedy? Ya projet za Zuby comedy zo zirahari nyinshi, harimo n'iyi ngiyi turi gukoraho kabisa y'ubukwe. Ni projet tumaze igihe twamamaza, benshi bayumva mu bundi buryo, ariko ni projet inoze twenda gusora comedy y'ubukwe. Abanyamulenge bashingiye abaniga b'inyamirambo, niyo mpamvu nyine twakitinze nk'abantu bakundana. Nikoresho nibwo nari ndi kumuserereza turi ahantu nkavuga ngo kugushaka ni ukwiyahura mu buryo bw'igihe kirekire. Ni ukwiyahura mu buryo bw'igihe kirekire gake ukazagera ugacika. So ni danje kabisa. Ntago babyoroshye papa wanjye. Ntago ari umugore wanjye, abatipe bashaka kwa applyinga ba applyinga. Nanjye umukobwa ushaka abakobwa bashaka kwa applyinga ba applyinga. Ase kureba umugore wanje wa sinyomo papi. Nanjye sinyomo umugabo wawe mwana w'Satani. Be potoka daimo. Yaje byabaye ni atari kabisa. Ntago byoroshye. Nareba nyine showbiz bisaba ngo ibintu bikore mu buryo buri realite kugira ngo abantu igihangano n'ikiza babe bafite n'amatsiko yacyo. Niyo tugiye gusora iyo projet n'icyumweru gitatu tugakina na Miss Mulenge. Nyine akazi karakomeje ibintu ni byinshi cyane. Ariko ko n'abajunior babaje kudusupportinga ngo dukore no twamamaza igikorwa. Yego. Urumva ni ibintu byiza muri entertainment, tunamushimira Gine ya Giti kuba yaje kudufasha. Ni nk'ibyo navuga. Aha, sete ngira ngo nawe tugushimire kuba wafashe nawe akanya ukatwemera tukaza gusura mu rugo rwawe wa mugani. Tubabwira tuti mukomeze muryoherwe. Aha twari twicariye ni ku Gisozi uzamutse kuri bere twari gato cyane i Kigali Top Motel. Icyapa ni 363. Seti nawe yahashinyaza kubakorera honeymoon. Gira ngo hari service zaho wazishinye cyane. Bafite service nziza ariko sindazibona zose. Arizo nshaka ko mukanya kubona tu. Izo cyane nizihe? Ntabwo nziza ariko ndazayigurira. Ukutiho gutungura. Ese bakubwiye ko nabo izihe service? Kandi ni izo service ni nazibona. Nzabivuga mu yindi interview ko bazinyimye. No, hari service nziza, hari massage ya fresh kabisa. Hari amadushe meza, hari guest. Amadushe meza kabisa n'ibitanda, hari na cya kiboro gikara zarya bakita ngo ikipulin man. Cyara mukoga tu. Je mu mutara babyitaga ibidamu nyine Ara ni ibidamu by'ibizungu byo kongera. Ni ibidamu by'ibizungu. Byo kongera. Ibizungu wewe. Urumva hari ibidamu abantu bamenyereye bagenda bagiye kuhira inka. None birabye muri douche rero nk'abantu twe tutabisobanukiwe tubyita ibidamu by'ibizungu. Je nabibonaga muri filime nkabona umutipa harimo ifuro ryinshi. Ino cya kiboro ikintu cyitse ntabwo umuntu ashobora kukicaramo atari kunywa. Umuntu usanga ari kunywa kirimo none nkabona ibintu ukagira ngo bamenyemo omo, ahubwo ngewe mu kanya bari kunshyiramo ngashyiramo omo nkicaramo kubera nabonaga harimo urufuro rwinshi. Sinzi ibintu bashyiramo tu. Imana ishimwe ko utari bushyiremo vimu ugashyiramo omo. Yatari mu bidamu kabisa. Bafite rero izo service ni ahantu heza hatuje, hari isuku, bafite ama wine, bafite ibiki byose, ni ahantu nyine wakwakirira umuntu. Niyo mpamvu nawe wahisemo kuza kuba ariho waza kwiyakirira wowe na Nyabitanga wawe. Umushyitsi wagutunguye utategerezaga ninde wageze aha ngaha? Umushyitsi wagutunguye muri urugo rwawe utategerezaga ninde? Ni akamwana ese nyaka nitike. Azi kugusura umuntu akakwaka itike. Yaje avuga ati setisha uransize noneho bakabereye. Itanyaka nitike. Hari ukuntu abantu benshi cyane bamara kuvuga ngo iyo twamajije gushaka abagore cyangwa se abagabo, hari ukuntu imitungo iyo twamajije kuyivanga atangira kugenda hazamo kugenda umuntu akuba ibintu bimwe na bimwe. Ni ukuvuga ngiye niba nari namugeneye bitanu umugore yahise avuga ngo 300 ngo atege bisi ngo akoze ikarita. Niko ni iki kintu cyagutunguye kwitwa umugore? Reka mbwira ikintu cya mbere cyantunguye kandi ikintu nabonye abantu dukunda guhurura. Narinzi ko ari nge muntu uhurura nge. Nakari ngo barahurura. Akadushwa yitayiro pa. Oya tugomba gushwana vuba cyane. Kugira ngo mbone undi mwana nawe. Abandi tubamahirwe sha. Ariko bamuvunye. Narinzi ko ari nge muntu wa mbere uhurura. Ariko ejo nkisohora ifoto. Seti kwanza yananze gupostinga. Ngiye nagiye gupostinga batangiye kunyoherereza ifoto nanjye ubwanye ntarashyira hanze. Bari kumbwira nibyo ufite message ntarasubiza n'uyu muntu. Batinye gusubiza uvuga utize ndaza kubwira. Je mfite amafaranga y'abantu banyohereje ngomba kubasubiza. Y'intwererano. Cyangwa se ndababaje nyarye cyangwa nyabasubiza. Kuri projet ayo mafaranga mwohereje tuyakoresha muri projet.
ubundi wigitashyizeho na nimero ngo abantu babatwerere oya abantu batwerereye cyane batwerereye cyane none ufite impungenge zo bose amafaranga yasubize cyane ariko bamenye ko n'iyi proje batwaye amafaranga oya mani biba byita ubugegera tu ibyo byaba ari ubugegera muvunyi byaba ari ubugegera twese kwamamaza proje yacu kwanza muri proje data wacu uwanwereye menshi yanwereye 3500 3500 washye yashyizeho gukata yanyanyijeho nayo gukata umukobwa witwa Joyce tubana yamfumbatishije sengs eka mukandi kazaboneka ubusego kwizo sengs wazikoresha iki mu hari abatipe b'inshuti zanjye bita ba Sebagabo uwo muri Australia n'umujama wanjye yasa ntwerera byihuse kabisa hari undi bita Mbarato nyanabasuhuza cyane n'abashuti banjye kabisa hari undi bita Eriko muri Canada nawe yasa twerera hari undi manager wacu bita Jide we yasa twerera yemeye reception yose hari abo bita ba Patrick ari umutipe wanjye witwa Seba we yavuye mu kazi abona ifoto tu aba muri Amerika itavuga yakira amafaranga ngo mugende munywe na sheri none amafaranga ye natinye kuyaryaho Seba nyarye ni dance kandi ntabwo we nta nubwo yarinze ko musobanurira nahisemo na kwimama ngo tutu nge hari n'umupasiteri warayimpamagara ngo ko Nyabitanga ngo kurani ko wabonye ngo kugenda pingo utabwiye n'abantu ntabwo pasiteri nta hantu yagiye ngo yasinyeho byemera nambwiye ngo ukuri utegereza ikiganiro kiraza gusohoka ni projet turi kwamamaza ngo ko ni ukuri Nyabitanga nambwiye ngo ni ukuri pasiteri ngo ko none ngo umutima ngo urongera uratuje aha seti reka mbashimire cyane murakoze cyane kandi murakoze cyane namwe kudutumira nako kudusura kubasura mu rugo rwanyu bishyashya ikintu nasaba abantu bagende kuri zuby bakore subscribe ubu tugejeje hafi mu 33 baje kuri Instagram yanjye bafollowing nitwa seka set bisanzwe kongeraho seka yitwa Nyabitanga Nicole bisanzwe nawe bamufollowing komeze badutize imbaraga iyi ni entertainment niba turi kubikorera kugira ngo tubitataininge niba babonye scripting iyi tukinnye y'ubukwe niba kagira no kubabesha niba uri kwireba tuba tugira ngo havinge fan stress zishire ubona akantu niko showbiz ikora tu ya ndumva ari ibyo nago turi kubikora ngo tubarye amafaranga ngo tubadutwerere ngo amafaranga ya Seboyo ndakanze yamwereze ndi mu kiganiro oya ubanze umubaze amafaranga n'ubundi ko yaje ushaka ko tuyarya wowe nakumvisha uziko muvunyi yakosha wowe ejo ntiwatumye musohora ifoto y'ubukwe abantu bakenera imyenda yo kwambara y'abageni hari abadamu abakobwa nyine hari umumama witwa Marie Louise Mimi akorera mu isoko ryo mu mujyi wa Nyarugenge muri floor ya 2 mu muryango wa 53 iriya kanzu nziza mwabonye nambaye inambereye nabyo mbyongereyeho nubwo mutabimbajije niho nari nayikuye ariko wasaga neza wa ariko nyari imbe mfutazongera kuyambara ya nanjye ikoti nari nambaye riva ku mukobwa bita Mika Fashion ushobora kwandikamo Instagram ukamubona akora amakoti meza nuko nahisemo riri comic ukuntu ariko afite andi meza cyane bamugana kabisa yewe na kabisa kandi tubwira abantu bose ko bagomba kwibuka gukora subscribe kuri Zuby Comedy kujya bajye babasha kubona ibyo biganiro byanyu ndetse n'aya mafilimi mugenda mudukinira umunsi ku wundi batibagiye kujya kuri Instagram ya 3D TV ukayisangaho ni 3D TV Rwanda cyangwa ukajya kuri Instagram yanjye ukayibona Muvunyi Jeff wibuke no gukora subscribe kuri 3D TV murakoze cyane kandi na boss wanje wa boss bamuflowing witwa boss hari umuntu uvuga sebuja mu izina ninde vuga izina ndivuga yitwa Jide de Lion ba following Jide de Lion bakande buto ya fall seti murakoze cyane amafaranga ya Seba nawe bayamufollowing Seba ndakwamamarije nabanye birabanye birabanye murakoze cyane basore asante